Democratic Republic of Congo bakunze kwita Congo Kinshasa ni kimwe mu bihugu bikomeye cyane muri Afurika, haba mu bunini bwacyo, umutungo kamere gifite ndetse n'amateka yihariye cyanyuzemo. Ni igihugu kiri mu mutima wa Afurika, gifite ubutaka bunini burimo amashyamba y'inzitane, imigezi minini n'inyamaswa zidasanzwe. Nubwo gifite ubukire kamere buhambaye, amateka yacyo yagiye arangwa n'ibihe bikomeye birimo ubukoloni, intambara ndetse n'ibibazo bya politiki. Ibi byatumye hari byinshi isi itigeze iha agaciro uko bikwiye ku iterambere n'ubushobozi bw'iki gihugu. Malaika, nakupenda malaika, ningekuoa maliwe. Iki cyegeranyo kiragaruka ku miterere ya Kongo, ibyiza nyaburanga byayo, amateka yayo, umuco n'uburyo ikomeje kwiyubaka nubwo hari ibibazo byinshi ihanganye nabyo. Iyi ni Eco Plus, urubuga rw'inkuru n'ibyegeranyo bicukumbuye. Mbahaye ikaze. Iyo winjiye mu mateka ya Kongo, usanga inkomoko yayo ishingiye ku bantu ba kera bo mu bwoko bw'Ababantu bimukiye muri aka karere mu myaka ibihumbi ishize. Ababantu bazanye ubumenyi mu buhinzi, mu gukora ibyuma no mu mibereho y'imiryango, bituma aka karere gatangira guturwa cyane. Igihugu bwacyo cyaje gufata isura kizwiho uyu munsi nyuma y'uko Abanyaburayi bageze muri Afurika bagashyiraho imipaka ishingiye ku nyungu zabo aho gushingira ku moko ndetse n'imigenzo yari isanzwe ihari. Imiterere ya Kongo irihariye cyane kuko iri mu mutima wa Afurika, igizwe n'ikibaya kinini kizwi nka Congo Basin, gikikijwe n'imisozi n'ibibaya bitandukanye. Uru ruhererekane rw'imiterere y'ubutaka rutuma igihugu kigira ikirere gitandukanye ahantu ku hantu, bigatuma habaho ibidukikije byinshi byihariye. Iyo umuntu yinjiye mu gihugu cya Democratic Republic of Congo, ahita yumva ko ari ahantu kamere yigaragaza mu buryo budasanzwe. Congo ifite igice kinini kigizwe n'ishyamba ry'inzitane kizwi nka Congo Basin, ari imwe mu mashyamba manini kandi akomeye ku isi. Aya mashyamba si ay'ibiti gusa, ahubwo ni isi yuzuye ubuzima, aho ibinyabuzima byinshi bibana mu buryo buhambaye, bigakora urusobe rw'ubuzima ruteye amatsiko. Muri aya mashyamba hari amazi atemba mu nzuzi n'imigezi mito mito, hakabamo n'ibiyaga. Ibyo biyaga bihishwe hagati y'ibiti birebire cyane. Urumuri rw'izuba rwinjira gake munsi y'ibiti, bigatuma haba ubuzima bwihariye butaboneka ahandi henshi ku isi. Ibi bituma Kongo iba kimwe mu bice bifite ubukire bw'ibinyabuzima cyangwa se biodiversity buruta ahandi henshi. Burasirazuba bwa Kongo hari pariki izwi cyane yitwa Virunga National Park, ifatwa nk'umutima w'ibyiza nyaburanga by'iki gihugu. Aha hantu niho usanga zimwe mu nyamaswa zidasanzwe cyane ku isi, zirimo ingagi zo mu misozi. Izi ngagi zifite ubuzima bwihariye cyane kuko zibana mu miryango isa n'iy'abantu. Zigira uburyo bwo kwitaho, gukina no kurinda abana bazo. Kuzibona mu ishyamba rya Virunga ni uburambe budasanzwe kuko usanga ari nk'aho uri kureba abantu batuye mu ishyamba. Indi nyamaswa itangaje cyane iboneka muri Kongo ni Okapi. Iyi nyamaswa isa n'uruvange rw'inkwavu ndetse n'ingwe. Ifite amaguru asa n'ay'ifarasi ariko ifite imirongo isa n'iy'imparage. Okapi iboneka gusa mu mashyamba ya Kongo, ikaba ari ikimenyetso cy'uko aka karere gafite ibinyabuzima byihariye cyane bidashobora kuboneka ahandi ku isi. Kubera ko iba mu mashyamba yijimye kandi akomeye kuyinjiramo, kuyibona si ibintu byoroshye. Uretse izo nyamaswa hari n'izindi nyinshi zitangaje nka bonobo, ubwoko bw'inkende zegereye cyane umuntu, inzovu zo mu mashyamba zitandukanye n'iziba muri savane, ndetse n'inyoni z'amabara menshi cyane. Ibi byose bituma Kongo iba nk'inzu nini y'ibinyabuzima bitandukanye. Ku rundi ruhande, Kongo ifite ibintu byihariye cyane ku bijyanye n'ibirunga. Umusozi wa Mount Nyiragongo ni umwe mu misozi idasanzwe ku isi kuko ufite ikiyaga kinini cy'umuriro cyangwa se lava lake gihora gitembera imbere mu mwobo wawo. Ijoro rigeze, uwo muriro utanga urumuri rutangaje rubonesha ikirere, bigatanga ishusho iteye ubwoba ariko icyarimwe igashimisha amaso.
Ibi bituma Kongo iba imwe mu hantu hake ku isi ushobora kubona ibintu nk'ibi. Aya mashyamba ni ibyiza nyaburanga bifite akamaro kanini ku isi yose. Ntibitanga gusa ubuzima ku nyamaswa n'abantu baho, ahubwo bifasha no kugabanya imyuka yangiza ikirere cyangwa se carbon dioxide, bigatuma isi ibasha guhumeka neza. Niyo mpamvu amashyamba ya Kongo afatwa nk'ibihaha by'isi. Ariko nubwo ibi byose ari iby'agaciro bigakomeye, hari ibibazo byangiza ibidukikije birimo gutema amashyamba no guhiga inyamaswa mu buryo butemewe. Ibi bishyira mu kaga ubuzima bw'inyamaswa zimwe na zimwe zidasanzwe, ndetse bikaba byanagira ingaruka ku isi yose. Mu by'ukuri iyo urebye ibyiza nyaburanga bya Kongo n'amashyamba yayo, ubona neza ko ari igihugu gifite ubutunzi kamere budasanzwe, butari ubwacyo gusa ahubwo hari ubw'isi yose. Ni ahantu hatwigisha ko kamere ishobora kuba nziza, ikomeye kandi ifite amabanga menshi ataramenyekana neza n'abantu. Reka noneho turebere hamwe imibereho y'abaturage. Ubuzima bw'abaturage ba Kongo buratandukanye cyane bitewe n'aho batuye. Mu mijyi minini nka Kinshasa, ubuzima buragenda buhinduka bugana ku iterambere ry'imijyi, aho abantu bakora ubucuruzi, ubuyobozi ndetse n'indi mirimo itandukanye. Ariko mu byaro byinshi y'intambara, imiyoborere itanoze ndetse n'ikorwa ry'inyungu z'amahanga ku mutungo w'igihugu. Nubwo bimeze bityo, abaturage ba Kongo ni igihugu gifite amoko arenga 200. Buri bwoko bukagira ururimi ndetse n'imigenzo byihariye. Indimi nyinshi zivugwa zirimo Igifaransa, Lingala, Swahili, Kikongo ndetse na Chiluba. Ibi bituma igihugu kiba nk'isoko y'umuco ndetse n'indimi zitandukanye. Umuco wa Kongo ugaragarira cyane mu muziki, imbyino ndetse n'imyambarire. Umuziki w'iki gihugu wamamaye ku isi hose, aho abahanzi bake bagize uruhare mu kumenyekanisha Afurika. Imbyino zabo zigaragaza ibyishimo, amateka n'ubuzima bwa buri munsi. Imigenzo gakondo iracyahabwa agaciro cyane cyane mu byaro, aho abakuru b'imiryango bakomeza kuyobora no kwigisha urubyiruko. Mbere y'uko abanyaburayi bagera muri Kongo, hariho ubwami bukomeye bwari bufite imiyoborere ihamye ndetse n'ubucuruzi bwagutse. Ubwami bwa Kingdom of Congo ni bumwe mu bwamamaye cyane, bwari bufite umwami, amategeko n'imikoranire n'ibihugu. Ubu bwami bwagaragaza ko Afurika yari ifite ubuyobozi n'iterambere. Mbere y'ubukoloni, abaturage bari bafite ubumenyi mu bucuruzi, ubuhinzi n'ubukorikori, kandi imibereho yabo yari iteye imbere mu buryo bwabo bwihariye. Reka noneho turebere hamwe ubukoloni ndetse n'ingaruka zabwo muri Kongo. Mu gihe cy'ubukoloni, Kongo yahuye n'ibibazo bikomeye cyane. Yabaye umutungo bwite w'ubwami bw'Ububiligi witwaga Leopold wa kabiri, aho abaturage bakoreye ibikorwa by'urugomo n'iyicarubozo bikabije. Abantu benshi bapfuye bazira gushaka inyungu z'amabuye y'agaciro n'ibindi bikomoka ku butaka. Ibi byasize igihugu mu bibazo bikomeye by'imibereho ndetse n'ubuyobozi. Nubwo Kongo yabonye ubwigenge, ingaruka z'ubukoloni zakomeje kugira ingaruka ku mikorere y'igihugu no ku iterambere ryacyo. Nyuma y'ubwigenge, Kongo ntiyahise igira amahoro. Yahuye n'intambara nyinshi zaturutse ku kurwanira ubutegetsi n'umutungo kamere. Uturere tumwe na tumwe twibasiwe cyane n'intambara, bituma abaturage benshi bahunga cyangwa bagahura n'ibibazo bikomeye. Kwivanga kw'ibihugu by'amahanga n'inyungu zabyo byatumye ibibazo birushaho gukomera. Ibi byadindije iterambere ry'igihugu nubwo gifite ubushobozi bwo gutera imbere cyane. Nubwo Kongo igaragaramo ibibazo byinshi, hari ibintu byinshi byiza bikomeje kugaragara, ariko isi ikabyirengagiza. Igihugu gifite umutungo kamere ukenewe cyane ku isi, cyane cyane mu ikoranabuhanga rigezweho. Urubyiruko ruri kugerageza guteza imbere ubucuruzi, ubuhanzi ndetse n'ikoranabuhanga. Abahanzi, abacuruzi ndetse n'abandi banyamwuga bakomeje kuzamura izina ry'igihugu ku rwego mpuzamahanga.
Ibi byose bigaragaza ko Kongo ifite ejo hazaza heza nubwo igifite inzitizi zigomba gukira. Njye nari Fabrice, umuhungu wanyu nk'ibisanzwe, ukugezaho ubucukumbuzi bwihariye hano kuri Eco Plus, urubuga rw'inkuru n'ibyegeranyo bicukumbuye. Bye bye.